Ndizera ko muguwe neza, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Ndagira ngo tuganire kandi nanone ijambo Imana iduhaye kugira ngo dusangire. Tubanje kugushimira ariko wowe wamaze gukora subscribe, nawe ukora share, Imana ikuduhere umugisha. Ndabashimiye cyane umurimo mwiza mukomeza kudufasha, Imana ibahere umugisha. Munyemerere dusangire ijambo ry'Imana Imana iduhaye kugira ngo turisangire. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 13 haravuze ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwiringire Imana, mwiyambure ibisindisha, mwiringire impano y'Imana iri muri mwebwe cyangwa se muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Ndagira ngo dukomeze dusome umurongo wa 14. Yaravuze ngo mube nk'abana bumvira, nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Uyu murongo niwo nashaka ko duhagararaho. Nuko mumere nk'abana bato, kugira ngo mugaragaze ubwenge, ahubwo mutaza kumera nka kera mukiri injiji. Mumere nk'abana batoya bavutse ubwa kabiri, bavutse mu gakiza. Nicyo Imana ishaka. Imana yacu itugirire neza cyane. Nshuti mwene data, ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga kumera nk'umwana. Kumera nk'umwana. Imana irashaka ko wongera ugaca, kuko burya umwana ni umuntu uca bugufi, ni umuntu ucishijwe bugufi. Imana irashaka ko wongera ukamera nk'umwana, ugacishwa bugufi, ukongera ugaca bugufiya mu mivugire, mu mitekerereze yawe, mu mikorere ya, ukaba uri umuntu ucishijwe bugufiya mu byo kwizera. Nicyo Imana ishaka. Aya ni amagambo umuntu w'Imana Petero yavuze. Aravuga ngo nuko nimwiyambure, mugire ibintu mwiyambura, ibintu by'ubusinzi, ibintu by'inzoga mubireke. Uyu mwaka rero ni umwaka wo gufata ingamba. Niba hariho intsinzi ukeneye mu buzima, ni ukugira ibintu wiyambura, ni ukugira ibintu ureka, ni ukugira ibintu utakaza, ni ukugira ibintu uheba. Iyo utemera kugira ikintu utakaza, nta n'icyo ushobora kwakira. Iyo utemera kugira ikintu utakaza mu buzima, nta n'icyo ubona, nta n'icyo ushobora kwakira. Niba ushaka kugira ikintu wakira muri uyu mwaka, emera ugira ibintu uheba, ugira ibintu utakaza. Kumbure byari ibintu bigushimishije, kumbure byari ibintu binejeje umubiri wawe, ariko kandi wibuke yuko umubiri akenshi wifuza ibihabanye cyane n'iby'umuntu w'imbere yifuza. Umubiri wifuza ibihabanye cyane n'iby'umuntu w'imbere yifuza, n'iby'ubugingo bushaka. Umuntu w'inyuma, umubiri, wibuke yuko ari umwanzi wawe. Bibiliya ivuga ngo dufite abanzi batatu: umubiri, isi na Satani. Umubiri rero, ibyo ugusaba byose uyu mwaka ntabwo ukwiye kubirekurira umubiri, kuko umubiri wo uragushuka, kuko uba ushaka kuguteranya na bugingo. Uyu mwaka rero wiyambure, ugire ibintu byo wiyambura. Ijambo ryatubwiye ngo wiyambure ibisindisha. Nuko mukenyere mu mitima yanyu. Ijambo rya mbere, ukenyera mu mutima wawe, uba uri umuntu ukenyeye. Gukenyera no kuvuga ngo ugire imbaraga mu mutima wawe.
uba utagitsindwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Mwirinde ibisindisha. Iyo umuntu akenyeye mu mutima ashobora kwirinda igisindisha icyo ari cyo cyose. Igisindisha ntabwo ari inzoga gusa. Abantu bagira ngo ibisindisha ni inzoga gusa, ariko ntabwo igisindisha ari inzoga gusa, ahubwo n'ikintu runaka. Ubusambanyi bwakubera igisindisha, amajambo menshi yakubera igisindisha, umva gushusha inkuru byakubera igisindisha, kwiba byakubera igisindisha. Kijya kintu ukunda cyarangiza kikakuganza muri wowe kikagukoloniza gishobora kukubera igisindisha. Mwirinde ibisindisha muri mwebwe, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'umuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa, muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mwiringire iyo mpano. Nshuti y'umusaraba, uyu mwaka ugomba gushyiraho amahame, ugomba kugira ibintu wubaka, ukavuga ngo ngize ikintu ndeka, ngize ikintu niyambura kubw'icyo nshaka. Biragoye kugira ngo ube umunyamwuka kandi ugifite ibisindisha muri wowe, ucyumvira umubiri ukikuganza, ugitwazwa amategeko n'umubiri. Ntabwo ushobora kuba umunyamwuka. Hari ikirere udashobora kwinjiramo, hari ibihe udashobora kwinjiramo, kuko ugitwarwa ukiganzwa n'umubiri. Ibyo umubiri uracyakuyobora, umubiri uracyagutegeka, uragusaba ikintu ugahita ukiwuha. No, niba ushaka kugira icyo wakira muri uyu mwaka, niba ushaka intsinzi, gira ikintu wima umubiri, gira ikintu unyaga, wemere ukitakaze. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo maze gukizwa ku bw'agakiza hari ibintu natakaje, hari ibintu niyambuye. Rero ugukizwa ntabwo wakubangikanya n'ibisindisha, ntabwo wakubangikanya n'ubusambanyi, ntabwo wakubangikanya n'ibiyayuramutwe, ntabwo wakubangikanya n'ubusuma, ntabwo wakubangikanya n'inzoga. Hari ibintu utakubangikanya nako. Gira ibintu byo wiyambura, hanyuma usingire impano y'Imana iyo Kristo azakuzanira. 14 hatubwiye dusoza, hatubwiye ngo mube nk'abana bumvira, nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije. Aho niho dusoreje. Mube nk'abana bumvira, nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije. Mumere nk'abana. Umwana rero arumvira, umwana nyamwana burya yumvira umubyeyi. Imana irashaka ko uyu mwaka uyumvira. Aho niho dusoreje. Muri bimwe Imana igushakaho uyu mwaka kugira ngo ikugeze aho yaguteguriye, nuko uyumvira. Nshuti y'umusaraba, umvira Imana, ugira ibintu wiyambura, umvira Imana, ugira ibintu utakaza bibi by'ibyaha, umvira Imana, hanyuma ube uw'Imana ishaka kuba we. Uraza kugera muri destination yawe, uraza kugera mu mugisha wawe, uraza kugera aho Imana yavuze, uraza kuba undi muntu. Gira ibintu wiyambura. Imana ikumpera umugisha wo ugiye kugira ibintu wiyambura muri uyu mwaka, muri aya matariki. Utangira uvuga ngo iki ndakiyambuye, iki nacyo ndakiyambuye, iki nacyo ndakiyambuye, kubw'ibyo nshaka biturutse ku Mana. Imana ikumpera umugisha. Mana, ndagushimira mu izina rya Yesu. Mushimira urukundo rwawe, mushimiye ubuntu bwawe. Uhabwe icubahiro. Sengeye abana bawe bagize ikintu cyo bigomwa, bagize ikintu cyo bareka, bagize ikintu cyo batakaza. Mu izina rya Yesu ndabasengeye, bahereza izo mbaraga rero, batongera gutwarwa n'irari ry'iby'isi, ahubwo bahe Mwami gukumbura iby'ijuru. Mu izina rya Yesu senze nizeye, amen. Imana ikumera umugisha, Imana ikugirire neza. Ndagusaba gukora saboni, hanyuma iki kiganiro kugira ngo kigiyeho ujye uhita ukibona. Ikindi ni iki kiganiro gipartage inshuti zawe, kibasangize. Uzaba udufashije umurimo mwiza. Niwabikora Imana iraguha umugisha. Shalom, shalom.